Yes, nimenya Vuba TV aho tubagezaho ibintu bigiye bitandukanye, tukomeza dushimira abo bose bakomeje gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Amakuru mashyashya rero akomeje kuvugwa cyane mu binyamakuru bigiye bitandukanye ku isi ni ifatwa rya Kabuga Felicien. Yari amaze imyaka igera kuri 26 ashakishwa. Tugiye kurebera hamwe amateka ya Kabuga Felicien. Kabuga Felicien yari umunyemari yavutse 1935 ku itariki 19 Nyakanga. Yashyingiranywe n'uwo bita Josephine Mukazitoni. Abakobwa be babiri bashakanye n'abahungu babiri ba Habyarimana. Yavukiye muri komine Mukarange, icyahoze ari perefegiture ya Byumba. Ubu ni mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda. Amakuru avuga ko ubukire bwe bwatangiriye mu bikorwa birimo ubuhinzi bw'icyayi mu majyaruguru y'igihugu. Yari bugufi bw'ishyaka ryari ku butegetsi rya MRND ryayoborwaga na Perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Yahizwe kenshi n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriyeho u Rwanda, ariko rwafunze imiryango mu gihe cyashize. Abanyamerika bemeye gushyiraho miliyoni 5 z'amadolari ku muntu uzamufata cyangwa agatanga amakuru aganisha ku kumufata. Kumenya Kabuga neza biratuma umuntu asobanukirwa uburyo umugambi wa jenoside yakorewe abatutsi wanogejwe neza ukanaterwa inkunga n'abahezanguni bagera kuri 50. Guhera mu myaka ya 1990, icyo gihe Kabuga yari umucuruzi ukomeye mu gihugu uvuga rikijyana mu butegetsi bwa Perezida Juvenal Habyarimana. Kabuga yari umucuruzi nk'uko twabivuze haruguru wakomokaga mu majyaruguru y'igihugu. Ibice byakomokagamo ibikomerezwa by'icyo gihe. Ni umutunzi wari utunze hegitari 350 z'icyayi n'uruganda rukora ifu y'ingano. Yari n'umushoramari wubaka inzu zigezweho i Kigali. Niwe wubatse Muhima bwa mbere, agace k'ubucuruzi gakomeye mu gihugu, ahashyira inyubako igezweho iriho hoteli y'ibyumba 120, ibiro 80 n'isoko. Yubatse indi nzu nziza i Remera yari ifite na pisine yabagamo we n'umuryango. Abanyarwanda bavuga ko uhagarikiwe n'ingwe avoma. Kabuga nawe ibyo yakoraga byose ingwe yabaga imuri iruhande, kuko yari yarahanye nayo igihango. Uyu munyemari yari yegereje benshi mu bantu bakomeye mu gihugu, ahereye mu miryango yabo. Abakobwa be babiri nk'uko twabivuze haruguru bari barashyingiranywe n'abahungu ba Perezida Habyarimana. Abandi bakwe be babiri bari abantu bakomeye mu gihugu, barimo Augustin Nyirabatware wabaye minisitiri w'igenamigambi guhera muri 1990 kugeza mu 1994, n'undi witwaga Fabien Singaye. Singaye yari umunyamabanga wa kabiri muri ambasade y'u Rwanda mu Busuwisi. Yari inasi ya leta ya Habyarimana ishinzwe gucungira hafi abatutsi batavugwa rumwe na leta babaga hanze bategura gutahuka mu gihugu cyabo ku ngufu. Ibyo byamubashishaga gukorana bya hafi na Paul Barrere wari umuyobozi wa gendarmerie mu Bufaransa. Kabuga yakomeje kwiyegereza yangwe yari imuhagarikiye ubwo umukobwa we witwa Winnie yarongorwaga n'umunyamabanga mukuru w'interahamwe Eugene Mbarushimana. Ku giti cye kandi Kabuga yafatwaga nk'umujyanama wihariye wa Perezida Habyarimana mu bijyanye n'imari. Ibyo bikomerezwa byose by'ingoma byari byibumbiye mu gatsiko kiswe Akazu, kari kayobowe n'umugore wa Perezida ariwe Agathe Kanzige, kagizwe n'abasirikare bakuru, abategetsi bakuru, abacuruzi n'abayobozi b'amabanke bake. Mu Kazu niho hagiye hanogerezwa imigambi y'uburyo bwo gutegura inkunga yo kurwanya FPR Inkotanyi yari yaratangije urugamba rwo kubohora igihugu. Ni intambara yari ihenze kandi isanduku ya leta yasaga n'irimo ubusa, dore ko byahuranye n'ubukene igihugu cyari gifite. Imanuka ry'ibiciro by'intambara y'ubutita yari rikurangira ku isi. Leta nta mafaranga yari ifite, ahubwo yari ku gitutu cyo gushyira mu bikorwa imyanzuro yari yafatiwe n'ikigega mpuzamahanga cy'imari cyari cyemeye kuyiguriza. Mu myaka 3 gusa u Rwanda amadeni ya leta yari amaze kuva kuri miliyoni 500 z'amadolari ageze kuri miliyari y'amadolari. Nta yandi mahitamo Habyarimana
Habyarimana na leta ye bari bafite atari ukwemera amabwiriza y'abaterankunga mpuzamahanga n'ibihugu bikomeye yo kwemera amashyaka menshi. Amafaranga ya AMF yazaga afite inzego agomba kujyamo zihariye. Ibyo byabangamiye leta kuko yifuzaga ko amafaranga menshi ajya mu gisirikare kurwana intambara. Byatumye akazu gategura undi mugambi kagafata ibikoresho cyangwa amafaranga yaje agenewe ibindi bakabijyana mu gisirikare. Nk'iyo Minisiteri y'Ubuzima yabaga yatumije imbangukiragutabara zahabwa Minisiteri y'Ingabo cyangwa Minisiteri yo gutwara abantu n'ibintu, yatumiza imodoka zikajyanwa mu ngabo. Abaterankunga ba leta baje kumenya ayo manyanga barasakuza, ariko ntibyagira icyo bitanga. Pierre Garande wahoze ari umusenateri mu Bubiligi avuga ko 1992 mu mafaranga leta yinjizaga ku mwaka igisirikare cyakoreshagaho 51%. Akazu kashatse ubundi buryo bwo gutera inkunga no gushakisha ibikoresho interahamwe bayobya imisoro ku byinjiye mu gihugu. Ubwo Galandi yakoraga igenzura kuri konti za banki nkuru y'u Rwanda mu 1997, uwahoze ari umuyobozi mukuru ushinzwe gasutamo yamusobanuriye uburyo akazu kari karashyizeho, agira ati hari agace gato k'ikibuga cy'indege katakorwagaho kari kagenewe gucishwamo ibicuruzwa bitanyujijwe kuri Gasuta. Akomeza agira ati umuryango wa Habyarimana, ni ukuvuga umugore we na musaza we, nibo bari barashyizeho ako gace, nibo bakaga imisoro ibyo bicuruzwa hanyuma bakabijyana ku isoko gushakisha amafaranga azakoreshwa mu guha ibikoresho interahamwe. Abagize akazu batangiye no kwinjira muri sosiyete z'ubucuruzi bashakisha amafaranga yo gutera inkunga interahamwe. Leta yagenzuraga bya hafi inzego zikomeye nk'ingufu, gutwara abantu n'ibintu, amabanke n'ibindi. Nta na kimwe cyakorwaga kitazwi n'ishyaka MRND ryari ku butegetsi. Uhera mu 1992 Kabuga afatanyije n'akazu batangiye kwinjirira sosiyete za leta bagamije kunyereza amafaranga ku nyungu zabo bwite. Muzo bahereyemo hariho uruganda rw'ibibiriti rwa Sorwari rwari i Butare. Tariki ya 13 Gashyantare 1992 Alphonse Higaniro wahoze ari minisitiri wo gutwara abantu n'ibintu akaba umwe mu bahoze mu bagize akazu yagizwe umuyobozi mukuru wa Sorwari. Uyu Higaniro umugore we yari umukobwa w'umuganga bwite wa Perezida Habyarimana. Higaniro akigera muri Sorwari ibaruramari yararihinduye. Hari igice cy'ibyakorwaga na Sorwari yafashe akajya abiha abacuruzi baranguza bakabitwara bishyuriye kuri sheke zitazigamiwe. Abo bacuruzi barahindukiraga bakaranguza n'abandi bacuruzi badandaza, ariko bo bakishyura amafaranga. Ayo mafaranga avuyemo arakusanywaga akajya kwifashishwa mu guha imyitozo interahamwe. Abo bacuruzi baranguzaga bahembwaga kwemererwa gushora amafaranga yabo mu bundi bucuruzi bwunguka cyangwa bakemererwa kuguriza abandi amafaranga ku nyungu. Benshi babikiriyemo. Sorwari kandi yaje guha akazi bamwe mu nterahamwe, ndetse inyubako zayo zakoreshwaga mu myitozo n'imodoka zayo zirimo izo mu bwoko bwa Pajero na minibisi zifashishwaga mu kubatwara. Ibindi bigo by'ubucuruzi n'inganda nabyo byarifashishijwe mu gutera inkunga interahamwe. Ibyo birimo nka Simerwa, Osir, Majerwa, Electrogas na Onatracom, zose zashyizwe mu maboko y'abari bashyigikiye interahamwe. Ni ukuvuga ko bashakaga uko bafasha uwo mutwe cyangwa bagatanga inkunga y'amafaranga yo kuwufasha. Benshi muri bo bateye inkunga umugambi wa jenoside ntibagejejwe mu butabera, uretse Alphonse Higaniro wafatiwe mu Bubiligi 1995 akaza gukatirwa igifungo cy'imyaka 20 n'urukiko rw'i Buruseli muri 2001. Igice cya mbere cy'iyi nkuru y'uruhererekane ikinyamakuru Le Monde cyise Felicien Kabuga Legra Argentaire de Massa ivuga ko interahamwe leta yaje gusanga zidahagije ngo umugambi wa jenoside ushyirwe mu bikorwa. Hari hakenewe ibikoresho bibafasha gukora ubukangurambaga mu baturage. Ni isomo ryaravuye muri gereza ya jenoside byabereye mu Bugesera mu ijoro ryo kuwa kane rishyira kuwa 5 Werurwe 1992. Uwo munsi amagana y'abatutsi yishwe n'abaturanyi nyuma y'ubukangurambaga bwari bwarakozwe na Radio Rwanda. Nyuma yo kubona akamaro ko kwifashisha radio mu bukangurambaga mu 1993, Perezida Habyarimana yashyigikiye umushinga wo gutangiza radio yigenga. Habyarimana ni umwe mu bari abanyamigabane bakuru muri uwo mushinga. Kabuga yatanze amafaranga kugira ngo iyo radio itangire, ndetse n'abandi benshi mu bari bagize akazu batera inkunga. Alphonse Higaniro n'umugore we nabo barimo. Kabuga yagiye gushakisha indi nkunga mu muryango wa Foundation Konrad Adenauer wari ushamikiye ku ishyaka ryo mu Budage CDU.
ingengo y'imari yo gutangiza radiyo yakusanyijwe isaga 450 by'amahero. Mu kanya nk'ako guhumbya iyo radiyo yari imaze kuba ikimenye bose biturutse ku ndirimbo zigezweho yakinaga n'abashyushyarugamba bayo bari intyoza mu gukwirakwiza urwango bashishikariza kwanga abatutsi. Kabuga yongeye kwigaragaza mu mugambi wa jenoside, ajya kugura amatoni y'imihoro byari mu Gushyingo 1993. icyo gihe sosiyete ya Kabuga yinjije mu gihugu toni 25 z'imihoro ivuye mu Bushinwa. Nyuma muri Werurwe 1994 agura indi mihoro 50,000 ubwo jenoside tariki ya 7 Mata. Kabuga we ibyabaga ntibyamutunguye, yafashe umuryango we harimo n'umugore we abahungishiriza muri ambasade y'Abafaransa, aho abandi bategetsi bakomeye b'icyo gihe bahungishirije imiryango yabo. Nyuma y'iminsi 5 ingabo z'Ubufaransa zahungishije imiryango y'ibyo bikomerezwa zijyana i Burayi, naho Kabuga we kuva ubwo atangira kwihishahisha kugeza aka kanya yafashwe. Ngaho nguko rero ayo niyo mateka y'uburyo Kabuga yagiye agaragara muri politike y'u Rwanda akoresheje amafaranga ye muri icyo gihe cyo ku butegetsi bwa Habyarimana. Ni Menya Vuba TV rero tubagezaho ibintu byiza bigiye bitandukanye. Ubu rero twabagezagaho amateka ya Habyarimana ngo mwumve uruhare yagize rukomeye mu gukora jenoside yakorewe abatutsi 1994. Mwari kumwe na Bukarif, reka twongere ubutaha.